Haleluya, haleluya, haleluya. Nagira ngo dutangire dusenga Imana kugira ngo dukomeze twumva n'icyigisho uyu munsi Uwiteka Imana yaduhaye. Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turi imbere yawe aya masaha meza. Tugushimiye ko ubanye natwe, tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye ineza yawe udasubira kutwereka ubukene uko bwije. Izina ryawe nirishirwe hejuru Mana. Mwami Yesu rero, ngwino ubane natwe muri aka kanya ngiye kubana n'ubwoko bwawe, dufatanya ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rikuru, ijambo ryawe ni ryiza. Niryo twumvishe turizera turabaturwa, iyo twumvishe turizera. Mwami, dukora imirimo ikomeye mu buzima bwa buri munsi. Ngwino nanjye ubane n'akanya ngiye guhagarara imbere y'ubwoko bwawe mvuga, ntaba ari njye ahubwo izina ryawe Uwiteka Imana Nyiringabo ari ryo rihabwa icyubahiro. Urakoze ko Mwami ugiye kubana n'ababyumva bose kugira ngo bareke impinduka mu buzima. Izina ryawe rishyirwe hejuru mu izina ryawe ryera Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Haleluya. Nagira ngo muri aka kanya dutangire mbibwira. Nitwa Birasa Jean Paul, ni umubwiriza Ubutumwa Bwiza. Imana ibamugisha cyane, nkangura mu itoro rya Agape. Imana ibagirire neza. Muri aka kanya rero nagira ngo tuze gufatikanya mu ijambo ry'Imana riza kudufasha. Ntaravuga intego, tuza gusoma hariya mu byakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 22. Ibyakozwe n'intumwa igice ni cya 13 umurongo waho wa 22. Bibiliya ivuze ngo iki? Haranditswe ngo haleluya, imukuyeho ibahagurukiriza Dawidi, iramwimika, iramuhamya iti, mbonye Dawidi mwene Yesayi, umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, azakora ibyo nshaka byose. Amen. Reka subireho kuri uwo murongo. Uwo ninde avuze ngo imukuyeho? Kugira byumvikane, ni Sawuli mwene Kishi, umwami w'Abisirayeli wa mbere utarakoze ibyo Imana ishaka. Niwe yatangiye ku murongo wa 22 akavuga ngo imukuyeho n'uwo Sawuli. Rajya tugendane neza. Imukuyeho ibahagurikiza Dawidi, iramwimika, iramuhamya iti, mbonye Dawidi mwene Yesayi, umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, azakora ibyo nshaka byose. Amen. Kugira ngo tuze gusoma n'ubundi tugendeye rimwe uwo mwene Yesayi, Dawidi dusome mu gice cya mu gitabo cya mbere cya Samweli 16 no dusangamo izo nkuru uko yagiye yimitswe. Dusome kudore ku murongo wa mbere tugeze kwa 13. Haranditswe ngo, bukeye Uwiteka abaza Sawuli ati, uzageza he kuririra Sawuli kandi nanze ko aba umwami wa Isirayeli? Uzuza ihembe ryawe amavuta, ngutume kuri Yesaya w'i Betelehemu, kuko niboneye umwami mu bahungu be, kuko niboneye umwami mu bahungu be. Samweli arabaza ati, nagendane ko Sawuli nabyumva azanyica? Uwiteka aramusubiza ati, jyana inyana y'ishashi, nugerayo uvuge uti, nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo. Maze uhamagare Yesaya aze ku gitambo, nanjye nzakwereka uko uzagenza.
uzansukire amavuta ko nzakubwira. Nuko Sawuli akora uko Uwiteka yavuze, ajya i Betelehemu. Agezeyo abatware b'umudugudu baza kumusanganira bahinda umushyitsi, baramubaza bati, mbese uzanywe n'amahoro? Ati, ni amahoro, nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo. Nimwiyeze muze tujyane ku gitambo. Kandi yeza Yesaya n'abahungu be abahamagara kuza ku gitambo. Nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu, aribwira ati, ni ukuri wowe Uwiteka yimikisha amavuta nguyu imbere ye. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye, kuko ari kirekire, namugaye. Kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Yesaya aherako ahamagara Abinadabu, amumurikira Samweli. Samweli aravuga ati, uyu nawe si wo Uwiteka yatoranije. Yesaya yongera amurika Shama, nawe Samweli aravuga ati, uyu nawe si wo Uwiteka yatoranije. Nuko Yesayi amurikira Samweli abahungu be 7. Maze Samweli abwira Yesaya ati, aba si bo Uwiteka yatoranije. Samweli abaza Yesaya ati, abana bawe bose naba? Aramusubiza ati, hasigaye umuhererezi, ariko aragiye intama. Samweli abwira Yesaya ati, mutumire mumuzane, kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira, amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati, haguruka umusukeho amavuta, ni wuwo. Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta, ayamusukiraho imbere ya bakuru be, uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akageza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Amen. Haleluya. Ahangaha rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite intego rivuga kugira umutima nk'uw'Imana ishaka. Nk'uko mwabyumvishije ahangaha twasomye mu byakozwe n'intumwa 13:22, mwumvishije icyifuzo cy'Imana. Hariya ho ku murongo wa 22 hatubwiye ngo imukuyeho ibahagurikiriza undi muntu. Uwo ngo yahagurikije rero n'uwo ngo mwene Yesaya. Imukuye bahagurikiriza Dawidi, iramwimika, iramuhamya iti, mbonye Dawidi mwene Yesayi, umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, azakora ibyo nshaka byose. Haleluya. Nagira ngo rero twongera irindi jambo rimwe hariya ryo rigaragara mu rwandiko Pawulo yandikiye Abifilipi, igice cyaho ni igice cyaho cya 2. Turaza kwifashisha kuduhera ku murongo wa 5. Igice ni cya 2, umurongo wa 5 avuga ngo, mugire umutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereza yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Imana ifashe cyane. Niyo cyatumye Imana
imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi cyangwa ibyo munsi y'isi. Amen. Ahangaha rero bisobanuye iki? Turaza kuvanamo intego ivuga ngo kugira umutima w'Imana ishaka, kugira umutima wari muri Kristo Yesu. Haleluya. Uyu mutima wari muri Kristo Yesu nawutekerejeho cyane, ndibaza ngo mbese uyu mutima Pawulo atubwira kugira birashoboka ko umuntu yawugira? Uyu mutima Imana irimo kudusaba muri igitondo cy'uyu munsi dukwiriye kugira, umuntu ugenda wambaye umubiri w'umuntu, uyu mutima wari muri Kristo Yesu birashoboka ko umuntu yawutunga. Ariko Bibiliya yemeza neza yuko uyu mutima Imana idusaba kugira twawugira. Imana ishimwe. Niyo mpamvu nifashishije tubona undi mwene wacu cyangwa se wavutse nk'uko abandi bavuka, uyu nguyu Dawidi mwene Yesaya niwo tuza gufataho umwanya munini cyane kugira ngo tumuvaneho ingero zimwe, nubwo ari ingero wenda nafata z'undi muntu ku giti cye, ariko mu cyigisho nateguye umunsi nifuje ko tuza gufata urugero kuri Yesaya na kuri Dawidi mwene Yesaya. Yavutse nk'uko abandi bana bavuka. Uyu nguyu mwene Yesaya batubwira igisekuru cye, kukivuga no kugira ngo nawe wumve ko yuko nawe ufite igisekuru nk'icye, wavukiye amezi 9, kandi iyi Imana ikaba irimo gusaba ko ugira uyu mutima. Haleluya. Ahangaha bavuga ngo uyu nguyu ni Dawidi mwene Yesaya. Yesaya nawe wabyawe na Obedi, Obedi abyarwa na Bowazi, Bowazi abyarwa nawe na Salomoni, Salomoni nawe arangije abyarwa na Nasoni, Nasoni abyarwa na Aminadabu, Aminadabu abyarwa na Ramu, Ramu nawe abyarwa na Hesironi, Hesironi nawe abyarwa na Peresi, Peresi nawe abyarwa na Yuda, Yuda nawe abyarwa na Yakobo, Yakobo nawe abyarwa na Isaka, Isaka abyarwa na Aburahamu. Ngeze kuri igisekuruza gifite inkomoko isobanutse, ariko uyu Dawidi Imana imwitegereza wavutse nk'uko abandi bavuka, asanga ni umugabo udasanzwe kugeza ubwo Imana yamutanzeho urugero. Burya Bibiliya nivuga ngo ikavuga ngo uyu muntu yari mwiza, Bibiliya ikabivuga aba ari mwiza. Bibiliya nivuga ngo uyu muntu azaba ari mubi, uyu muntu azaba ari mubi. Bibiliya yagiye ivuga bari Abrahamu ngo yari inshuti y'Imana, burya yari inshuti y'Imana y'inkoramutima. Nashatse kuvuga ko rero kuri uyu mutima wa Dawidi tuza gufataho icyitegererezo muri inyigisho yacu y'uyu munsi. Amen. Uyu Dawidi naratangaye nubwo bimeze bityo ku gisekuru cye, bavuga ngo ni mwene Yesaya, Yesaya ujyawe na Obedi. Urebye inkomoko ya Yesaya ya Dawidi yatangaje cyane. Uyu nguyu witwa Obedi yabyawe mu buryo bwari butangaje Iseri Bowazi, ariko amaze gushakana n'umumowabukazi witwa Rusi. Uyu Rusi nawe hari umutima Imana yamubonanye udasanzwe, nubwo ataraho tuza gufata icyitegererezo. Uyu Rusi w'umumowabukazi waje gufata icyemezo cyatumye Imana ivuga ngo uyu muntu nkwiriye kuzamuvanaho urubyaro rw'ubaho Uwiteka. Yaratangaje, nanjye yaranangaje, kuko nyirabukwe Nawomi ubwo bari basuhutse bavuye mu gihugu cy'i Betelehemu kubera inzara yari ikomeye cyane, bakamanuka bakagiye mu Mowabu. Bagezeyo nyirabukwe Nawomi n'indangagaciro z'Abayisiraheli z'abana b'Imana azijyanayo. Agezeyo rero bakazana be ariwe Orupa na Rusi bamwigiraho mu buryo budasanzwe, basanga ni umubyeyi udasanzwe, basanga ni umubyeyi ufite indangagaciro za Kristo, basanga ibyo bababwiraga muri ideoloji wabo bavuga ba nyirabukwe kuno bateye bamushakamo barabibura, basanga ni umubyeyi, basanga ni mama wabo.
niyo mpamvu mu gihe cyo gupfakara kwabo Naomi Rusi na Orpa babuza abatware babo, yakomeje kubarera nk'abana babo, arabakunda abana be bwite. Mu gihe cyo gusubira iwabo rero Betelehemu, nibwo yababwiye ati rero muzasubire iwanyu mu miryango yanyu, mugende bazabashake, muracyari batoya, nta n'umwana mudufitiye, nimugende Imana izabarinda. Baramubwira bati ntibishoboka. Ariko ndashaka kuvuga kuri Rusi kanya gato. Aravuga Rusi amubwira amagambo akomeye, iramubwira ati mabukwe winyenginga ugusiga no gusubirayo kuko bitazashoboka. Ahubwo reka nkubwire amagambo akomeye. Aravuga Imana yawe niza Imana yanjye, aravuga ubwoko bwawe niwo uzaba ubwoko bwanjye, aravuga igihugu cyawe kizaba igihugu cyanjye, aravuga aho uzagwa nanjye niho nzagwa, ndetse sinzagusiga sinzagwa, nzagwa aho ngaho. Uko ngo Naomi ngabonye yuko amaramaje kumukurikira aramureka. Uyu Rusi rero niwe waje kugira umugisha kuri Bowazi mwana Salomoni, nawe hanyuma aza kubyara urubyaro rw'Uwiteka. Ikintu gitangaje nuko ngo nanone ise wa Bowazi ariwe Salomoni yashakanye n'uwitwaga Rahabu. Uyu nguyu nawe afite inkomoko ikomeye. Uyu Rahabu nawe ni uw'Ikanani, bavuga ko yari maraya ukomeye cyane ndetse rurangiranwa hariya. Ubwo Yosuwa yorezaga abatasi gutata igihugu, nibwo yagezeyo asanga uwo maraya. Amakuru utazamenyera kwa maraya azaba adahari, ntuzamenyera ibisambo kuko ariho binywera, abantu bose babajyama niho baba bari. Amakuru washaka yariyo yose wayabona aho ngaho. Niyo cyatumye bagerayo rero. Rahabu ngo abitegereza amenya ko Abisirayeli kandi yari afite amakuru akomeye. Ababonye rero igihugu cyose gihinda umushyitsi kuko cyabonye Abisirayeli baza gutata igihugu. Haleluya, haleluya. Hanyuma Rahabu amaze kubabona, amaze kumenya amakuru yuko barimo gushakishwa, aragenda bashyira hejuru y'inzu, muhite mubikurura murebe. Uyu nguyu Rahabu uburyo ki yazamuye abantu akabashyira hejuru y'inzu, ngo agafata n'imigwegwe akabakikiza. Ese yagiye kwirandura ati? Ni uburyo bwo kwizera bukomeye cyane, ndetse n'Imana yashingiyeho ikavanga uyu muntu ukwizera yagize nzamukuraho urubyaro rwubaha Uwiteka. Burya Imana ireba umutima, kwizera guhera umutima, kuko umutima nawo twizeza tukabarwa gukiranuka. Haleluya, Imana ishimwe. Uyu Rahabu rero arangije abwira abatasi, arabwira ati ni ukuri kose igihugu Imana yarakibahaye, igihugu kiri mu maboko yanyu. Imana yabahaye igihugu kandi mbaha amakuru yandi nuko ubu ngubu bene gihugu twese twakutse umutima, nta muntu umwe utakutse umutima, uhereye ku mwami, ku basirikare, ku bene gihugu, abantu bose bakutse umutima, nta muntu n'umwe mutateye ubwoba. Haleluya, Imana idufashe kandi Imana itugire neza cyane. Ayo niyo magambo yamubwiye akomeye. Amubwira ati rero nimara gufata igihugu mundahire ko mutazangirira nabi. Baramubwira ati dore ikimenyetso, uzashyira akagozi gatukura kuri idirishya, umunsi twaje abantu bose bazaba bari muri iyi nzu, nta n'umwe tuzakura. Amen. Imana ireba mu mutima. Imana ngo yitegereze kwizera kwa Rahabu. Imana iravuga ati uyu muntu nzamukuraho urubyaro rwubaha Uwiteka. Amen. Haleluya. Turimo gukomeza tuganira kuri uyu mutima. Imana yitegereza iteka ikareba umutima w'umuntu umuvuga, kandi ukazareba umuntu uzava umuntu w'ingenzi. Imana ifite ukuntu ireba umutima w'umuntu, ifite n'ukuntu ugenzura. Imana yitegereza imitima yacu. Ariko naratangaye cyane kuri uyu Dawidi. Hari ahantu kuko twasomye turaza gusanga uyu nguyu Dawidi yaratoranijwe mu bandi bavukanyi be, bavuga ngo bari abantu 8, ariko Bibiliya tubwiye ngo ubwo Samweli ajya kwimikisha kwimika umwami, niko Imana yari ivuganye nawe, iravuga ngo ubwami bwa Sawuli nabugaye, genda ujya mu muryango wa Dawidi wa Yesayi, kuko ariho niboneye umwami.
ni Imana ubwayo yavuganye na Samweli, iramubwira ati genda ujya mu muryango wa Yesayi, ugenda unyimikira umwami kuko nabonye umuntu. Haleluya! Ni ikintu cyiza cyifuza umunsi twagira ngewe nawe mu ijuru, bakavuga ngo nabonye umuntu umeze nk'uko umutima wanyu ushaka. Imana ishimwe. Haleluya! niko Imana ubwayo yahamije, iravuga ngo mu isi yose nabonye umuntu ufite umutima nk'uwo nshaka, azakora ibyo nshaka. Amen. Haleluya! Nubwo Samweli yamanutse ajya kwa Yesayi, ageze avuga ati nyereka abahungu, twabisomye ntabwo tubivugamo cyane, ariko azana abahungu be, azana ba Eliyabu, azana Abinadabu, azana ba Shama. Ariko Imana ibwira Samweli, iravuga ati sindeba nk'uko abantu bareba, sindeba uburanga, sindeba igihagararo, ahubwo ndeba mu mutima. Hareba umuntu uzaba ingenzi, hazaba umuntu uzaba umugabo, hareba intekerezo ze, hareba uko azaba ameze. Ese uyu muntu nimugira umwami azacira imanza z'abantu gute? Uyu muntu mugi nzaba namuhaye igihugu ntazacyoreka? Uyu munsi muzabaye iki gihugu azitwara ate? Azahagarara Imana neza? Igihugu azagihagarara cya Isirayeli ntazagitanga mu maboko y'ababisha? Amen. Azakomeza gushyira Imana mu gihugu. Imana idufashe cyane, kandi Imana yacu itugirire neza. Haleluya! 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 Imana itugirire neza cyane. Nubwo rero yabazaga ati abana bawe bose se wabazanye? Ko mbonye Eliyabu Imana imugaye, nkabona Abinadabu Imana imugaye, nkabona Shama Imana imugaye, none abandi barihe? Azana 7 bose baratambuka. Arangije avuga ati rero shakira undi. Avuga ati hari undi mwana mutoya, ni akana k'agahererezi kari mu nama. Aravuga ati genda umuzane, kuko ntari budye ntarabona ntarimika umwami mu muryango wawe. Urumva igikwa cyacize byanze bikunze. Nibwo hamagaragara Dawidi araza avuye mu nama. Ahageze Samweli akimukubita amaso, umwuka w'Uwiteka aza kuri Samweli umuhanuzi. Imana iramubwira ati nguriya uwo nabonye umutima we, nguriya intwari zacungura Abisirayeli, nguriya namubonye, kuko njya Uwiteka ntareba nk'uko abantu bareba, ahubwo nitegereza umutima. Imana yaritegereje umutima wa Dawidi, ireba kuntu yihangana. Mu bavukanye be birashoboka atagenda mu ishuri, batubwiye ngo yari mu ntama, kuko nasa nta cyizere amufitiye mu bigaragara. Uko yabajije ngo mu bana bawufite naba, arashakisha n'umuntu ese nyifya utari ufite ubusobanuro. Bishobora ko nta mashuri meza yagiyemo, ariko yigire pfuye mu shyamba ku biraro bya se Yesayi. Ariko ngatunguke, Imana iramwitegereza. Nubwo baba bayimukoreye, ariko ntiyigeze atekereza ku iwabo ngo babone nk'abagome, ngo babone nk'abantu babi. Yakomeje kuba umwana mu rugo, akomeza kugira indangagaciro, akubaha iwabo. Niyo cyatumye ngo amuhamagara. Ageze imbere ya Samweli, aravuga ati nguyu. Yahise afata ihembe ry'amavuta, ibyo byose arimurangurizaho, amwatura amagambo akomeye, avuga ngo dore wowe Imana uyu munsi wa none irakwimitse, ubaye umwami w'Abisirayeli. Haleluya! Bibiliya yatubwiye ngo uhereye uwo mwanya amavuta y'Imana akimara kumuzaho, haleluya, ahita yuzura n'umwuka wera w'Imana. Umwuka w'Uwiteka amanukira kuri we, umwuka w'Uwiteka amanukira kuri we, atangira gukorana nawe, akoreshwa n'Uwiteka. Amen. Imana ishimwe. Haleluya! Ikintu gitangaje, uyu nguyu Dawidi amaze kwimikwa, Bibiliya yerekana ko atahise ajya ibwami ngo afate ubwami, afate imfunguzo z'ubwami, agenda ajya muri palais royal, yicara ibwami, atangire kuririmbirwa no gucurangirwa, bamuhero mize nta yahisiba, nta handova yabaye, ahubwo yahise ko asubira mu ntama za se. Tekereza ari wowe babwiye ko wabaye umwami, uhindura ingendo. Byonyine agomba gutangira guhindura ingendo, agatangira kuvuga nka perezida, agatangira kuvuga nk'umwami, agatangira kwiga ingendo.
haleluya. Njya mbona abantu muri iminsi ya none mu bacu, iyo Imana yamuhaye impano zonyine tukubona ngo atangiye kuba umuhanuzi, nawe akabyiyumvamo ko ari umunyamavuta, arabyitwararika, yigira ukundi kuntu, areba ukundi kuntu, yitwara agira imyitwarire. Imana ibidufashemo kandi Imana itugirire neza cyane. Ariko uyu nguyu we Dawidi ntabwo yabitekereje gutyo, ahubwo yicisha bugufi. Niyo mani yandi agaciro Imana yamubonanye. Njya nkunda kubanza ari nkanjye, Imana yabwiye nagenda nte, nakwitwara ne, nabyitwaramo ne. Njya nkunda kubona abantu benshi batandukanye cyane. Abantu benshi nagiye nyobora, ukabona umuntu araje nibwo atagikizwa, yakira impano y'Imana abaye umuhanuzi, yamara kuba umuhanuzi yahanura akabiri mu rusengero, yabona avuze ibintu bibaye, yasengera abantu babiri bonye bakize, ati ibi bintu sinzi, aya mavuta yanjye ntabwo nayicaza mu rusengero, agatayoboka y'ishyamba, agashinga icyumba, ntawongera kumuvuga, umuyobozi ntiyamuha inama, ntiyamuhugura, avuga ati amavuta yanjye Imana impaye ntabwo nayapfusha ubusa, kuko aya mavuta arahenze. Haleluya. Dufite abantu batandukanye bagiye bajya muri iyo myumvire imeze icyo, bakagenda bateye n'amavuta y'Imana impaye, ntabwo nayicaza mu rusengero hariya ngo banyobore, nayo nagiye bajye banzanira amaturo nanjye. Imana ibidufashemo cyane. Ntabwo abagihugurwa, ntabakigirwa inama, kuko ngo ni amavuta. Ariko aya mavuta ya Dawidi mwene Yesayi arayamanukana, yajyana mu biraro, asubira kuragira intama, azikazahuramo na bya bigeragezo yahuragamo nabyo, ho yahuragamo n'idubu, agahura n'imbwebwe zije gutwara intama, agahura n'intare, ibyazaga byose kurwanya umukumbi wa se, asubira kongera guhura nabyo, kandi afite umutima, afite amavuta, atari ukuvuga ngo nayuhanuzi. Tubyumvikaneho neza. Ahangaha ntabwo bwari ubuhanuzi, byari bishyize mu bikorwa. Ntabwo byari bivuze ngo Dawidi azaba umwami mu magambo, nk'uko twicaranye ubuhanuzi bwinshi butandukanye. Oya, ni ubuhanuzi bwari bushyizwe mu bikorwa. Yaramubwiye ngo Imana yamubwiye ngo yimike umwami. Uyu Dawidi byari bishyizwe mu bikorwa, abaye umwami w'Abisirayeli. Haleluya. Ariko aya mavuta arayamanukana ari umwami. Yagombaga kutabwira se ati ngewe papa, hamwe n'aya mavuta yanjye afite, ntabwo nayajyana mu biraro, sinasubira kwirirwa ndwana, sinasubira kwiyanduza mu ntama, ndwana n'umukumbi, ntabwo byashoboka. Yari kubwira bagenzi be ati bwira bariya bashama, kuko n'Imana itabemera, bagende bajya mu ishyamba. Bwira ba Binadabu bamanuka bajya mu ntama. Ngewe amavuta y'ubwami ntabwo nayamanukana kunyajyana mu ishyamba, agatongera gutangira kugenda cyami. Iwabo ntabwo se ari kuvuga, yakuvuga ati ninjye mwami w'Abisirayeli. Agahita ajya gushaka Sawuli, agatangira kumwishongora no kumwiryaho, akavuga ati ubwami bwawe Imana yabukunyaze, ubwami bwawe Imana yabumaye, nushaka ubuvuyeho. Ariko yanze kugenda mbere y'igihe, arindira igihe cy'Imana. Aya mavuta ye yacana bugufi. Imana idufashe kandi Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Naratangaye. Narinjiramo ahangaho imbere, Bibiliya yatubwiye uwo mutima mbese urashoboka. Pawulo yabwiye bene data, abwira itorero, abwira abanyafilipi, arabwira ati uyu mutima mwumvishije Dawidi yagize, umutima wari muri Kristo Yesu, Imana irawushaka ko namwe mwawugira. Naribajije ngo umutima wari muri Kristo Yesu wari umutima umeze ute? Hariya Bibiliya yagerageje kuvuga ibyarangaga umutima wa Yesu. Bibiliya ivuga ngo yari afite umutima uciye bugufi, yari afite umutima w'imbabazi, yari afite umutima w'impuhwe, yari afite umutima wihangana, yari afite umutima. Twebwe tuvuga umutima wa Yesu ntituwumva neza. Tekereza kuba ari umwami, tekereza gusiga ingoma y'ubwami, tekereza gusiga abantu bose bamucurangiraga, tekereza gusiga ijuru, akaza kuza muri inosi. Umuririmbyi waririmbye neza, wasize ubwiza wari ufite mu ijuru. Yasize ubwiza yari afite mu ijuru,
aza hano mu isi. Ubwo bwiza Yesu yabuhoranye yicaye mu bwami. Bibiliya ivuze ukuntu ivuga. Iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere, haravuga ngo mbere na mbere jambo yarariho, yahozeho, yahoranye n'Imana. Haravuga ngo nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Ni ukuvuga ngo yaje ngo ari umucyo aza mu isi, ngo ariko aba mu isi ntibamubona, aba mu isi ntibamubona nk'umwami cyangwa umucyo uje mu isi. Imana idufashe cyane. Uyu nguyu mbibutse ko yari Imana nk'uko tumaze kubona. Mbere na mbere niwaremye ijuru n'isi, kandi umuntu aremwa niwaremye umuntu. Haleluya. Kongera kwicisha bugufi, akiyoroshya, agasiga ubwiza bwo mu ijuru, akaza muri inosi. Umuririmbyi navuze ngo dore ingunzu zose igira ntabwo buri ntaho, n'inyoni ntabwo buri cyarijyamo, ariko umwana w'umuntu yabuze arambika umusaya. Kugeza ubwo aza mu isi akavukira kwa Yosefu umubaji utazwi na Bikira Mariya waho ngaho, byari bishatse kumvikana ukuntu azaje agaca mu muntu, agaca bugufi ari Imana. Batangiye kumenya ubumana bwa Yesu ubwo atangiye gukora ibitangaza, ikana bamubona gukora ibitangaza, baba wa muntu si mwana Yosefu gusa, ahubwo ni Imana. Haleluya. Batangira kumubona ku bya Kaperinawumu yirukana abadayimoni ntibigeze ayibona. Batangira kubona azura abantu, batangira kubona, nibwo batangiye kuvuga ngo Imana ikomeye yaje muri twe, kandi umuhanuzi ukomeye yaje muri twe. Uwo muntu ukomeye atyo yemera kurara ku misozi asenga. Uwo muntu ukomeye atyo Yesu yemeye gushaka itorero, ndetse kugeza ubwo apfuye urupfu wo ku musaraba. Naratangaye cyane. Ku musaraba yerekana ikindi kintu gikomeye, ni byinshi yerekanyeho, ariko ndavuga kimwe. Baje kumufata nibwo ngo Yuda yazanye n'igitero, baje gufata Yesu. Bageze imbere ya Yesu babaza ijambo rimwe, aravuga ngo murashakane. Baravuga turashaka Yesu. Bakimara kujya kuvuga iryo jambo ryonyine, ngo bahise basubira inyuma bagwa igihumura, bikubita hasi. Bari babonye iki? Bari babonye ngo legiyoni 12 mu buryo bisobanurwa ngo ni brigade, zari ingabo 72,000. Haleluya. Ngo babone izo ngabo z'amareka zimugose, nk'igihe kimwe zigiye zigota Elisa, izo ngabo ziramugota, bazibona ngo bikubita hasi. Ariko Yesu mu butware bwe yari kubaje gufata ingabo imwe yonyine ari kubamara, ndetse n'umwuka wa Kristo wenyine wari wihagije kugira ngo nahumeka bose bapfe. Ariko Yesu, haleluya, yicisha bugufi, ntiyarwana. Uyu nguyu rero niho twafatira kurujya kuri Kristo. Paulo atubwira ati tugire umutima muri Kristo Yesu. Uyu mutima uciye bugufi, umuntu akaba yamaze guhabwa promosiyo, bamubwiye ko azaho umuntu ukomeye, kandi koko bikagaragara, ariko akicisha bugufi. Umuntu akamubwira ngo urugitangaza, akaba umunyabwenge ukomeye, ariko Imana ikavuga ati nubwo ufite ubwenge n'ingi buguhaye, nayishyira hejuru. Abo akaca bugufi bati Imana yampaye ubwenge, nzajya nyishyira hejuru kuko ariyo Mana. Ariko twebwe muri minsi ya none, iyo buguhaye usuzugura umwavukanye, utangira kubita ibicucu. Abo utabuhaye ukabasuzugura, kandi yaguhaye niyo yabimye. Uyu munsi ushobora kuba yabuguhaye, ejo ubwenge bukayoba. Nigeze mbona umuntu umuhanga ukomeye cyane mu mibare, akomeye, afite dogutora akomeye, ariko mu kanya gatoya ubwenge bwe burayoba, ahita arwara uburwayi agira ubumuga bwo mu mutwe, ntabwo amenya ibyo akora. Ubu ngubu yabaye umuntu ugenda mu muhanda. Ubwo bwenge umuntu yakwiratana, nta Imana irimo kuvuga ngo iradushakaho ubwo bwenge. Niba buje umenye inkomoko yabwo, umenye aho bwavuye, wubahe Uwiteka. Haleluya. Imana yacu dufashe, kandi Imana yacu itugire neza. Ntaragaruka ku rugero rwa Dawidi uyu munsi tuza kuvugaho cyane. Nahoze ntekereza kugira ngo mugire umutima wari muri Kristo Yesu. Uyu mutima Imana idushakaho, uyu mutima wari muri Dawidi, uyu mutima ishaka wowe nanjye twagira, ni mutima umeze ute? Uyu mutima yaturimo gusoma mu zindi ndimi, mu Cyongereza bavuga ngo na attitude, ariko mu Gifaransa bavuga ngo ni pensée, la pensée. Mu Gifaransa ni intekerezo. Mu Bafilipi 2:5 mu Gifaransa bavuga ngo aye en vous la pensée
qui était en Jésus. Mugire mwebwe umutima wari muri Kristo Yesu, umutima wabanje kuba muri Kristo Yesu. Ariko mu Cyongereza bavuga ngo your attitude should be the same if Christ Jesus. Uyu nguyu Mwongereza we yavuze ngo na attitude. Iyi attitude ivugwa hanga cyangwa se abandi twaba tumenyereye bavuze ngo attitude tumenyera ngo nakamenyero. Uko umuntu asangwa amenyero, uko ateye, uko abaho, bakavuga ngo we bavuze ngo na attitude. Angaha Bibiliya yavuze ngo ivuga mu rurimi rw'igifaransa kuva kuri Dawidi, iravuga ngo j'ai trouvé David fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Azakora ibyo nshaka. Dukurikije rero insobanuro zose tuvana muri izo Bibiliya zitandukanye no mu ndimi zitandukanye, ndimo gushaka kuntu twavuga kuri uyu mutima Imana ishaka ko tugira idusaba gutunga. Uyu mutima Imana idusaba mu Cyongereza bavuze ngo ni imiterere, attitude, ni imiterere y'umuntu aba afite. Ubundi twebwe twese dukurikije kavukire tuvukamo, dukurikije aho twavutse n'aho twarerewe, burya umuntu ajya akunda kugira imiterere, bakavuga ngo uriya muntu ateye nka se, uriya muntu ateye nka nyina, uriya muteye nka sekuru. Ni inkomoko y'amaraso umuntu ajya komora ku babyeyi cyangwa kuki. Iyo miterere rero ishobora kuba imiterere mibi, ishobora kuba imiterere myiza. Niba bavuze kuri Isa wagiraga amahane nawe akayavukana, iyo ngiyo niyo akunda kuvuga ngo ni imiterere y'umuntu uko ateye, ijyana n'ingeso, imiterere ingeso. Hari n'ibyo bita intekerezo, les pensées, gutekereza. Ku miterere rero niyo bita ni imiterere ngiro. Iyo umuntu amaze kwakira Kristo Yesu, mu rwandiko rwa Agape Pawulo y'Abikorinto 5:17 avuga ngo nuko umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Avuga ngo dore byose babaye bishya. Bishatse gusobanura ngo iki? Bisobanuye ngo wa muntu wari ufite kamere y'iwabo ya kera, niba bari abagome, niba bari abarozi, niba bari abicanyi, niba bari abantu bameze gute, niba bavuze kuri igisaguru cy'abasambanyi, bakavuga ku bantu bafite abagore 1000 cyangwa se bimeze gute. Ariko ya miterere iyo umuntu amaze guhura na Kristo Yesu, Bibiliya ivuga ngo bari cyaremwe gishya. Ibya kera byo mu gisekuru, ibya kera ya mirimo ya kera ya kamere, Bibiliya tubwira mu Galatiya 5 ya indi batubwira Galatiya 5:19 abanga imirimo ya kamere agaragara ni kwiba, gusambana, gutukana, kwirema ibice n'ibintu byose, gusinda n'ibintu bimeze gutyo byose. Iyo miterere yose iyo umuntu aje muri Kristo Yesu, biravuga ngo igomba guhinduka. Attitude, umuntu agahinduka, wamubona ukavuga tuzi kuri ya mwene kanaka yahindutse mu buryo butangaje. Iyo miterere igaragara kenshi no ku ruhu nyuma, iragaragara. Ikagaragara ko imvugo yahindutse, ikagaragara ko imiterere yahindutse, ikagaragara ko ingendo yahindutse, ikagaragara ahantu hose. Ariko nanone hariho bita mu ntekerezo, la pensée, uko mu gifaransa bavuze ko les pensées. Hanyuma rero kuri iyo miterere igendana n'imyakurangiro. Imyakurangiro agira umutima, uzarebe nk'uyu umuntu ashaje kuvanga, ariko uriya muntu agira umutima. Ni umutima, ni imyakurangiro. Ni imyakurangiro ngiye gutangamo urugero ahangaha. Ushobora kwibaza ngo mbese uwo mutima aba afite umumeze ute? Uriya muntu agira umutima. Washatse kuvuga ngo uriya muntu ni igihubutsi, avuga atatekereje, akora reaction nabi, ashyira mu bikorwa nabi, ibintu mugeze babyitwara amate, asubiza nabi kumuvuze. Uwo muntu bavuga ngo uriya muntu agira umutima, akora ibintu bitandukanye n'ibyo bamutekerezagaho. Mu yandi magambo ni igihubutsi. Hano rero Bibiliya nigize nifashisha mu ngero zitandukanye nshaka kwerekana iyo miterere, attitude. Uyu mwigisha yavuze cyangwa uyu musasenguzi yavuze kugira umutima wari muri Kristo Yesu. Uyu mutima wari muri Kristo Yesu, cyangwa uyu mutima w'umuntu wahindutse, cyangwa uyu mutima w'umuntu Imana ishaka, Imana ibishaka kuvuga n'uwuye.
ndatanga urugero rw'uyu muntu, kandi Imana ikabishaka niba wamuyamitera avuga ngo attitude cyangwa attitude y'uyu muntu ijyanye n'ingeso. Niba umuntu avuga ko yahindutse, hari ibipimisho bigeze mu 10 wamupimira cyangwa se binarenga, ariko ngewe n'ingiro nifatiye za hafi navuze ngo mbese niba uvuga ko wahindutse koko, ukaba ufite umutima mwiza, ukavuga ko Kristo Yesu yicaye mu mutima wawe, ukavuga ko uyu mutima wari muri Kristo Yesu wawushyikiriye, mbese witwara ute igihe ugeze imbere y'ikibazo runaka? Izi ni ingero zitandukanye zo ku ruhande zo nazivuze. Navuze ngo uramutse ubaye umuhanga ukagira gute, nabivuze. Ariko urugero ngiye kuvuga, mbese umuntu aramutse aje agutunguye akagutuka, wahita ubyitwaramo ute? Ya reaction ugira umuntu ahita agutuka niyo yerekana ko wa muntu afite umutima wari muri Kristo Yesu. Uyu nguyu we yavuze ngo attitude ni imiterere, ni ingeso. Uyu muntu batutse kandi bavuga ko yahindutse, ndetse bavuga ko uyu muntu afite umutima muri Kristo Yesu, bamututse aho kandi umuntu mwagendera agahita gutuka, abyitwaramo ute? Turaza gufata urugero kuri Dawidi witwaga Shimeyi. Mu gitabo cya 2 cya Samweli 16 dusangamo urugero rw'uyu mugabo witwaga Shimeyi. Ubwo Dawidi yabungaga Abusalomo umuhungu we, uyu Shimeyi yaramututse. Bugera abantu bazi gutukana ku isi, umuntu ashaka gutuka kumva kwimuka, umuntu ashaka gutuka kutwaye gukubita. Uyu Shimeyi ngo yarazi gutukana, niba birivuze ngo umuntu yatukanye ikavuga Shimeyi, uyu Shimeyi yatutse Dawidi bye. Ariko Dawidi reaction aho kanya yahise agira ngo ya attitude nziza y'Imana yavuze, aravuga ngo mumureke yitukire. Bene ingabo ze Yowabu n'izindi ngabo bari kumwe baravuga tumuti kuri icumu tumwica, atuka umwami kubera iki? Arangije ntiyanamutuka gusa, agenda ngamutera umukungugu, afata umukungugu agenda atera Dawidi. Urumva nta distance yari irimo. Ariko Dawidi yitwaye ate? Uyu mwene Yesayi yitwaye ate? Nuko yavuze ati mumureke yitukire, ntabwo ari we ahubwo ni Imana inutse. Umva igisubizo cyiza cy'umwana w'Imana. Haleluya. Hanyuma urugero rwa kabiri, uramutse ugiye ku isambu yawe ukagenda wagezeyo ugasanga umuntu yafashe imambo, ugasanga urubibi yarwimuye, yatanzeho nka metero nk'ebyiri yazishize mukwe. Ari wowe uramutse uhageze ugasanga imbago zamenyereye, uragiye mu kazano uvuye muri misiyo baraguhamagaye, urahageze usanga umuntu yakurenya metero 2 kuri 30, wenda ku burebure 2 ku bugari. Wabyitwaramo ute? Ndetse wanagira n'ibyago ukasanga arimo kuhahinga. Wabyitwaramo ute? Cheri reaction ni reaction wagira ugeze imbere y'uwo muntu, wabyitwaramo ute? Ahangaho naho ni ikibazo umuntu abaza umutima, nizamva mutima niyo ngiye imbere muri ya miterere birimo kudusaba ngo tugire uyu mutima muri Kristo Yesu. Haleluya. Wabyitwaramo ute? Ndimo kwibaza ngo ari ngiyeho byagenda bite? Ariko ngiyeweho nawe yagiye muri na kazi zitandukanye zimeze gutyo, Imana ikamfasha kundi icyo kintu ajyanduringa. Haleluya. Ariko ariwo byagenda bite? Nta mirwano yahaba, kandi uwo muntu akaba ari umunyambaraga nke, kandi uwo muntu akaba umurusha titre, kandi uwo muntu akaba umufite ububasha, kandi uwo muntu akaba umurusha imbaraga z'umubiri, kandi uwo muntu akaba umurusha umuryango ukomeye. Wabyitwaraho ute? Yakurengereye. None se wundi akurusha imbaraga byo ari hejuru yawe na kuri capacity zawe, wabyitwaramo ute? Haleluya. Gatatu, aramutse akwiciye bakubwira ati umwana wawe ni wamwishe, mama wawe ni wamwishe, sokuru ni wamwishe, ukaza kugira ibyago, ukaza kubona wisanze muturanye utarubiza ariko akaguha amakuru. Wabyitwaramo ute? Ni reaction wagira. Imana ibidufashemo cyane. Cyangwa se ugafatira umujura mu cyuho, ukamufatira mu cyuho, nta muntu ugwagaze hejuru, ni wowe nawe mwenyine, urahari, wamutanze, umutwe winjije mu nzu, hejuru amaze iminsi bakuyogoje, barakwibye, baragutuburiye, ubarwaye inzi kumva wamuguha, umaze wandika imyenda bakayitwara, safuriya bagatwara, bakinjira bagatwara amateleviziyo. Ugize amahirwe uramubonye mu cyuho, yinjiyemo,
yabanje sinzi nabinjira mu nzu abanje amaguru yabaza imitwe, ukamara kumubona neza yakwinjiranye, wabyitwara mute? Reaction wagira ni iyihe? Imana ibidufashemo kandi Imana yacu itugiriye neza. Usanze se nk'umuntu yagufatiye umwana ku ngufu, ni urugero, ukaza ukagera ngaho ugasenga kandi ukamufata en flagrant délit, Imana iramuguhaye mu biganza ubwawe, nakuvuga ngo umuntu amugufata, uramwifatiye cyangwa se yafashe umudamu ku ngufu, urahageze uramwiboneye, wabyitwara mute? Ni reaction wagira nk'umuntu ufite umutima nk'uw'Imana ishaka, wabyitwara mute? Urundi urugero, umuntu akwambuye agutwaye ibyawe atakurusha amaboko, wabigenza ute? Urundi urugero nafashe, uparitse imodoka yawe, umwana w'umuturanyi wawe akaza akamena televiziyo, akamena paraburize, wabyitwara mute? Aho kanya ni reaction, nuko nize wabigenza ute? Ni yindi bavuga ngo ni attitude, ya miterere ngiro anga umwanditsi yavuze, wabyitwara mute? Umwana w'umuturanyi akaza y'igitambambuga, akaza agafata ikibuye agahita kuza muri televiziyo yawe ya flat waguze 600 700, akaza agahita gikubita agahita kimena, wakwitwara mute aho ngaho? Kugira umutima wari muri Kristo Yesu, wowe wabyitwara mute? Uramutse uhuye niyo ka, ni ingero nyinshi za buri munsi duhura nazo, aguteranyije n'umukoresha wawe kandi akavuga ko afite n'ibimenyetso, ibimenyetso ntabwo wabibura, akavuga ati njye afite ibimenyetso, uyu nguyu njyewe naramubonye akora ibi n'ibi, ayakoze ibi n'ibi. Abantu bajya gupanga ibipangu, bagapanga icyaha, bakakirema, bakagiha na fagiteri, bakaziha na za indise, bakavuga ati uyu nguyu twamufasha agira gutya na gutya, bakabipanga, bakabimenyetso, bakabyiga neza. Baramutse bagupangiye, wowe wabyitwara mute? None ni ingero nyinshi twafata ngaha, Bibiliya ivuga ko zikashyirwa no mu ngiro. Turaza gufata ingero nkeya mu minota dufite mikeya hano imbere, tuza kureba twifashishije urugero rwa Dawidi. Ahangaha nibyo nari nshatse kuvuga, wowe n'imiterere umaze kumva ahangaha muri izi ntekerezo, twavuze la pensée, intekerezo, ni izo mvamutima, iyo myakurangiro, izo ntekerezo zawe zirayajisa gute? Ni ahangaha Bibiliya irimo kuvuga rero. Uyu muntu Imana yitegereza Dawidi muri bya bintu rwose twavuze, umuntu akurengereye, umuntu agututse, umuntu akwiciye, umuntu akora byose, turaza kubisanga muri Dawidi. Wenda igihe nawe kibitwemerera, ariko tuvuge gatoya. Haleluya, haleluya. Uyu Dawidi mbibutsa yuko nyuma yo guhabwa ubwami hari ikintu gitangaje, natangaye cyane. Ngwitwaga Sawuli rero ngaza guterwa n'ibintu by'ibisazi, aterwa n'abadayimoni, ngo bajyaga bamutera abadayimoni, bakaza muri Sawuli, agasaza imigera agasara. Hanyuma baza kumubwira ngo aza kujya mu bapfumu, ajya mu bantu bose, arabaririza, abati ninde wamvura, abapfumu bavaho bose amujya amafaranga. Ariko umuntu umwe amujyanama mwiza aramubwira ati nabonye umuntu. Haleluya, haleluya. Burya ingeso zacu zimenywa n'abantu tutavuze. Uyu Dawidi, umuntu umwe mu ngabo cyangwa se mu byegera bya Sawuli, aravuga ngo nabonye umuntu ufite ubutware budasanzwe. Amen. Aragenda amubwira ati nabonye umuntu, ariko yibera mu ishyamba. Avuga ati uwo muntu ni wowe wenyine nabonye wabasha kukugeraho akagukoraho rikaka. Uwo muntu tese twamubona? Amubwira ati aba mu ishyamba. Abati mugere umunzanire. Aragenda musaba se, aramuzana, amugejeje aho ngaho. Ngo Dawidi nubwo yabaga mu ishyamba, yawarariraga inganzo. Bavuga muri Zaburi ni wahimbyemo nyinshi cyane. Haleluya. Bavuga Dawidi ni Zaburi za Dawidi, umuhimbyi wazo. Amen. Ageze rero ngo yaririmba abadayimoni baza kuri Sawuli, ngo n'umwuka wajya kuva ku Uwiteka kaza kuri Sawuli,
uko Imana yari yamugaye, hanyuma agasaza imigeri. Dawidi yacuranga gusa atavuze n'umwe izina rya Yesu, akavuga ati rwose Uwiteka Imana ni nyir'ingabo, arakomeye, ateye ubwoba. Abazimu bose bava kuri baza kuri Sawuli, bose bagahita bagenda. Haleluya. Dawidi Bibiliya imuvuga mu buryo butangaje. Sawuli ngo yitegereza impano ziri muri Dawidi, aramukunda, avuga ati uyu muntu nagume hafi yanjye. Amen. Bibiliya ivuga kuntu ngo Dawidi ibintu bigeze muri 5 bikomeye yaratunze, ngo yari umucuranzi w'umuhanga. Hajyaho abacuranzi, akaba n'abacuranzi w'umuhanga. Marutse igihe kimwe kugira umuririmbyi, kuko yari n'umuhanga wo gucuranga, akageza ngiye kubona, urabona mu myizerere yacu cyangwa se discipline yacu dufite wacu, agiye kuza araza no kuyakwera umustar ukomeye cyane, mbona yaje yakuse dread. Ngaho none byagenze bite? Yambaye ingofero. None se ko twambaza baririmbyi ko twamuguza amafaranga yacu arapfa ubusa. Ugasanga bamuryamyeho kubera ngo Imana afite. Ariko uyu Dawidi nubwo ari umucuranzi w'umuhanga, ntabwo yabyitwaje, yaciye bugufi. Kabiri, yari umugabo w'intwari, yari umugabo w'imbaraga, yari umugabo w'indwanyi. Tekereza nawe bamaze kubwira ko uri indwanyi. Njya nkunda kubona abasore bize karate n'abize za kungufu n'abize za boxe, urwo wacu ko njya mbabona ukuntu agenda yareza agatuza yambaye n'isengeri, yerekana amatuza kugira ngo abantu bose bamubone ko ari ikirangirire. Ariko uyu Dawidi yari yizeye imbaraga. Icyambere afata idubu akayica, yitwa urus, ni ikinyamaswa giteye ubwoba, n'intare idahangara. Ariko uyu Dawidi izo mbaraga yarazifiteho. Wowe uzifite wabyitwara mute? Ariko ntekereza ko ari nkawe. Agasozi kose nta musore wavuga, nta muntu wacira, nta n'uwamira, kubera ko umaze kwizera imbaraga zawe. Haleluya. Imana idufashe cyane. Ariko Dawidi we aca bugufi, ngo yari umuntu w'igikundiro, kandi Uwiteka Imana yabaranganaga nawe. Twihute. Uyu Dawidi urugamba rwari rumeze nabi, Abisirayeli bagiye mu myobo, Umufilisitiya w'Igati yarabazengereje. Ariko Dawidi umunsi umwe agiye kugemura bene se, asanga bari mu myobo, aravuga ati ntibishoboka, uriya Mufilisitiya utakebwe ntabwo yagombye kuduhagarara imbere. Uriya Mufilisitiya utakebwe ntabwo yagombye kuza ngo mwese muryamye mu mwobo, mwarizeye Uwiteka Imana ishobora byose, mwarizeye Imana yaremye byose, nta soni mugiye mu myobo. Abati ngiye Uwiteka Imana nyir'ingabo aramungabiza, yasuzuguye izina ry'Uwiteka, ngiye guhagararira Imana. Uwo mutima Imana wa Dawidi Imana yarawitegereje, abona ko arazaba umugabo w'intwari kandi utabyirata. Ariko uwo munsi ubwo butwari bwe bwaragaragaye muri bene wabo batashoboye, ba Shama batari bafite, bari yabo batari bafite, ba Birada batari bafite, n'izindi ntwari zagiye muri special force Imana iziburamo. Ariko Dawidi ashingiye ku budangarwa bw'Imana nubwo yazamutse. Haleluya. Aragenda, Imana ishimwe, arababwira ati ngiye Umufilisitiya namurangiza. Nubwo yagiye bamujye kwa Sawuli, agiye Sawuli amubwira ati se uramushobora, muhe imyambaro. Bati ngewe simba imenyereye, iyi myambaro sinyemenyereye. Agenda akajya kukageza, afata amabuye 5, sinyasobanuraho, afite ubusobanuro. Arangira ashyira mu mvumba, afata umuhumetso. Goliyati amubonye aramubwira ati koko ni wowe uje agasore bakagenda. Hanyuma haleluya, hanyuma Dawidi kwihute ahita afata umuhumetso, ahita awukubita, afata ibuye arikubita Sawuli yabutwaga Goliyati, amukubita mu mpanga, ibuye riragitagera mu bwonko. Goliyati yikubita hasi, Dawidi aragenda amuhagarara hejuru, avuga ngo dore Uwiteka ndi umugaragu w'Uwiteka Imana wasuzuguye ugatesha agaciro. Uyu munsi ndaguca igihanga, kandi ibisiga byo mu gasozi birakurya. Niko byagenza, amuca igihanga, akimanukana i Yerusalemu, agendeye kwa Sawuli. Abantu bose bamubonye, abari bahunze, abari mu myobo bose bava mu myobo. Abagore b'i Yerusalemu batangira kuririmba, bafata Dawidi mwene Yesayi yishe inzovu, ariko Sawuli we yishe igihumbi. Haje mu makonfuri, ntabwo uyu munsi tuyavugamo cyane bitewe n'igihe dufite. Ariko uyu Dawidi ubutwari bwe yarabwerekanye, atabara Abisirayeli. Aramwitega bati uri mwene nde? Nuko baramubwira ati ngende mwene Yesayi. Haleluya.
nuko ngo umwami aramubwira ati uzaguma ntuzongere kuhava ndetse uzaba n'umukwe wanjye, kuko mu mihigo bari barayize baravuze ngo uzica Goliyati azashingirwa umwana w'umwami. Yaje rero gushingirwa na Mikali abo umukwe w'umwami, ariko umwami atamukunda, Sawuli atamukunda. Icyatumaga mwanga n'iki? Yamwangiraga yuko icyambere ubutwari bwa Dawidi ntabwo Sawuli yari afite, imbaraga za Dawidi ntazo yari afite. Yamaze gukora ikimenyetso gikomeye yishe Goliyati baramunaniwe, cyo ni cyo kimenyetso kimwemeza cyangwa mu guhitamo amwubaha. Ariko nubwo Sawuli atamwemeye, abana ba Sawuli baramwemeye. Yonatani ngo yabaye agati gakubiranije, agira urukundo na Dawidi, ariko Yonatani yamubonyemo Imana. Tekereza umwana w'umwami kugira ngo umutima uve kuri se ujye ku muntu atazi badafitanye isano, ariko gusa ko yamubonyemo Imana. Haleluya! Erega Imana twabanye nayo igiduha igikundiro, Imana twabanye nayo igiduha igikundiro, igatuma abantu bose badukunda. Uyu Yonatani ngo abagati gakubiranije n'umutima wa Dawidi. N'undi wa kabiri ni Mikali, ngabenguka Dawidi ntabwo bamuhaye ku ngufu. Mikali yakunze Dawidi ku rugero yifuje ko yaba umugore we, kandi bamushingiye ngo bamuciye inkwano z'ibinyita 100 ariko azana 200. Ngo n'ubutwari bukomeye kuvuga ngo ibinyita by'abantu bangaye bazi ko azagwayo ntiyagwayo. Haleluya! Ingero zitandukanye twafata amangane nyinshi, ariko urugamba rwarakomeye. Dawidi ahinduka umwanzi wa Sawuli, kandi Dawidi nta ruhare yabigizemo. Cyajya bagura muririmbire, yavuze ngo bamuririmbire. Abigeragezo bijya biza biturutse ku bantu, ntabwo igeragezo cyo kuririmbirwa ntabwo Dawidi yagiteguye, ahubwo ni ibikorwa by'indashyikirwa yakoze. Nawe bazakuvuga, uzahura n'ibigeragezo bikomeye utagizemo uruhare, wenda bitewe n'ubutwari, bitewe n'uko wikirijwe, bitewe n'uko ubana neza mu rugo rwawe, bitewe n'uko ubana n'umuryango, bitewe n'uko ubana n'itorero, bitewe n'uko uri ubutwari. Ibigeragezo biza utagizemo uruhare uzabyitwaramo ute? Amen. Uyu Dawidi rero, kubera n'igihe dufite nabo twavuga ingero nyinshi, muri minota 10 mfite ndavuga ingero nkeya. Iyo usabye igihe cya 26 wenda vuga ku ngero nke, na 24 babivugaho. Ubwo uyu nguyu Dawidi ubwo yari amaze kujya muri abutayu bw'inagide 24, batubwira ngo yari agiye ahunga Sawuli. Ari muri ubwo butayu bw'inagide, nubwo yari yicaye, yari aho ngaho muri ubwo butayu. Hanyuma noneho ahantu yajya mu mwinjiro mu buvumo, hanyuma umwami araza agiye kwiherera. Babyita ngo gutwikira ibirenge. Nta mwami ujya kwiherera bamwatwikira ibirenge, yitwikirira ahantu Dawidi ari, amureba mu ntoki ze. N'ingabo za Dawidi ziramureba, ziravuga ati uyu muntu tugiye kumwica Dawidi. Imana yavuze ko uzaba umwami, ni igihe cy'ubwami, Imana iguhaye ubwami, ibintu byarangiye. Ariko Dawidi aravuga ati woya we, ntibikabeho ko Imana imicisha amavuta namurambura ibiganza, we ntibishoboka, igihe cyanjye nikiragera. Dawidi icyo yakoze ni kimwe, yaragiye ngafata icyuma, inkota, aca ikinyita neza cy'umwambaro wa Sawuli. Arangije aramureka arigendera. Sawuli ingabo ze zose zari zihari, ntazamutabaye, zamurengeye. Ageze hakurya noneho Dawidi ahamagara Abuneri, umugabo w'ingabo za Sawuli, ati yewe Abuneri we, ati se kutabereye umubyeyi wa cyangwa se mwami wawe urinze wamubereye amaso aho? Aramubwira ati byagenze bite? Aramubwira ati reba ku kibuno. Bagiye kwitegereza umwami yambaye ubusa, kandi ikintu gitangaje burya iyo umuntu yambaye ubusa ari mu mwijima ntawe abimenya. Abantu bose nawe ureba, abisi ntibareba. Niyo mpamvu usanga umuntu yambaye ubusa, kubera ko bose batareba ari impumyi. Ntababwira ngo wambaye ubusa. Umwana aba yambaye ubusa imbere ya nyina, aba yambaye ubusa imbere ya se, ariko kubera ko ari impumyi ntibareba. Na Sawuli bari bamuciye ku kinyita yambaye ikibuno, ntabwo yari yabimenye. Yarapimye bati ndamwambika ubusa tu. Haleluya! 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 Angana yafashe urugero, nubwo yagiye amubwira ati
aramuhamagara aramubwira ngo Sawuli, aramwumva aramubwira ati dore mwenda wawe nguyu, Imana iri joro yakumaye, ubwo wazaga kutwikira ibirenge Imana yakumaye, ariko ntacyo nagutwaye. Imana idufashe kandi Imana tugire neza cyane. Haleluya, haleluya. Hanyuma Sawuli yabwiye amagambo akomeye Dawidi, amubwiye amagambo akomeye, aramubwira n'ukuri Dawidi undushije gukiranuka, ndetse amubwira Dawidi uzaba umwami w'Abisirayeli kandi ubwami bwawe buzakomezwa n'ukuboko kwawe. Haleluya. Aramuhanurira. Imana ishimwe. Ariko Dawidi aho hantu urahumva ari wowe byagenda bite? Imana yaguhaye ubwami ukugenza, umwana mugushyize mu biganza kugira ngo tumusimbura, wowe wabigenza ute? Wabyitwara mute? Urundi rugero mu gihe cya 26 y'igice cy'igitabo cya Samweli, bere ku murongo wa 4 ukamanuka aho ngaho, batubwira urugero rukomeye cyane ubwo yamusanze mu butayu bw'Izifu, ubwo yamuhungaga nawe nazango 600 Dawidi yarazifite azibitseho zindwanyi, ntabwo Sawuli yari kubashobora, zindwanyi zakabuhariwe, ariko ngo arazizererana kubera guca bugufi, avuga ati n'umwami ungenza sinarwana nawe, sinahangana nawe, nzakomeza muhunge, igihe cyane ntabwo kiragera. Dawidi yafite ubushobozi bwo kwica Sawuli, yarabufite 100%. Na Sawuli wamuhigaga yarabizi ko atashobora Dawidi, ariko kubera guca bugufi yemera kugenda gutyo. Imana idufashe cyane. Muri ubwo butayu rero bw'Izifu nibwo Dawidi baje kumuhiga, ariko noneho bageze aho ngaho bararyama barasinzira, bananiwe baguye agacuho. Sawuli n'ingabo ze, Abuneri umugabo w'ingabo, bose bararyama barasinzira. Afata icumu arishinga ku musego we, afata n'urunywero rw'amazi. Hanyuma bamaze kubona ko basinziriye, Dawidi afata imwe mu ngabo ze cyangwa umugaragu wa Abishayi, bajya ku rugerero, bageze basanga basinziriye. Hanyuma aragenda afata icumu ryari hejuru ya Sawuli, aciye kuri Abuneri. Tekereza, ingabo n'ingabo 3000, ingabo 3000 zigasinzira rimwe. Cyari ikigeragezo cya Dawidi. Bose aje kwa yakandagiye kugira ngo bavuga nibavuga. Hanyuma umugabo w'ingabo cyangwa se umutware bajyanye na Dawidi aravuga ko Imana igushizemo uyu muntu maboko, urongera kugira ubugoryi nk'ubwo ushize. Imana iramuguhaye neza, n'izi ngabo twazirama tukazirangiza, tukaba amahoro tukajya kwima ubwami bwa Yerusalemu, ko kuba ubugoryi bwawe. Aravuga ati oya we, ntabwo nahangara kwica Imana imikishije amavuta. Afata rya cumu rye, afata n'urunywero, ibimenyetso simusiga yuko Imana mushyize mu maboko, aragenda. Imana idufashe kandi Imana tugire neza cyane. Haleluya. Bagiye rero nibwo bageze hakurya, bamaze kugenda nibwo ngiye guhamagara Sawuli, aramubwira ati Sawuli, none umugaragu wa Abuneri katakubereye maso byagenze bite? Atese mwana wanjye Dawidi kunumvisha ijwi ryawe. Aravuga ati reba icumu, hari icumu ufite? Ati reba n'urunywero, hari ufite? Tayi baba we, ati Dawidi wabitwaye nanone? Ati ngibi birahanga, babwire bazabitware nta kibazo. Urwo rugero nawe warwumva ukavuga ati byanze bikunze uyu muntu w'Imana yari mu mwuka udasanzwe, ntabwo nibaza ari wowe byabayeho ukuntu wabyitwara, kwitura nawe umuntu wayikugiriye. Ariko uyu nguyu we yarafite mu buryo budasanzwe. Urundi rugero nafata, ni ingero nyinshi ariko kubera igihe tuba dufite ntabwo ari igihe kinini. Haleluya. Ni urugero rumwe ubwo yarituye isukuragi, ubwo yagiye gutabara umwami Kishi wa Filisitiya. Mu gutabaruka cyangwa se agarutse asanga isukuragi banyaze abagore be bose ba Abigayili n'abandi bose batwaye babagaragu, batwaye igihugu cyose, sikuragi yose bayangabaje, banyaze amatungo, banyaze abanyamaboko, batwaye ibintu byose. Ahageze atabarana n'ingabo ze 600, ariko ageze ukageza hakurya aho ngavuga ati abarwayi musigare, abategaji mwese musigare, 200 bavamo, abarwayi bisebe, abarwaye za malaria, abarwaye za grippe bose arabasiga. Atwara 400 ku rugamba, bafite imbaraga, bagezeho bararwana, baranyaga bya bintu byose babigaruye rero bagira bagomba kubigabanira. Dawidi aravuga ati itegeko rihari niri, niko umuntu watabaye n'uwasigaye bose banganya, bakagabana ikitabroma, bakanganya. Za ngabo zateye bafite ba mutima utari uw'Imana, babate ntabwo byashoboka,
twebwe niko twagiye twamenekeye amaraso igihugu, niko twashoreye ziriya ngabo, niko twazishe, niko twanyaze, n'abagore bawe n'abacu twarabaze, n'abagore babo turabazanye, noneho ko tunganye. Aravuga ati umuntu wese natwara ibyo yanyaze mu buryo bungana, uwatabaye n'uwasigaye mwese mugomba kunganya. Urwo rugero rwa Dawidi nta wundi muntu nabonye hano mu isi wabasha kurushobora, ni ukugerageza gusa. Ntabwo turi muri mwanya nafata ingero nyinshi, ariko ndibuka igihe kimwe Sawuli yapfuye, n'urwo rugero nafata rundi. Ntabwo nagiye mbyenemera ngo urugero rwa mbere n'urundi, ariko mu kwigisha aho wagiye ubonamo ingero zitandukanye. Uru rupfu rwa Sawuli rwagiye gutera Abafilisitiya, yagira ngo azagera uko basa ngo bagenda, agezeho n'umuhungu Yonatani barapfa. Bapfuye, umuntu waje kubika abikira Dawidi amubwira ati Yonatani na Sawuli bapfuye. Yarazi karagororerwa, yaraje avuga ati umwanzi wawe Sawuli na Yonatani bapfuye. Yarazi ko nabwira Dawidi biramushimisha, biramunezeza, arigurira akantu. Niko dukunda kubivuga twebwe, ngo yigurira akantu umwanzi wawe yarangisha. Ari wowe byagenda bite? Wanahimba n'indirimbo yewe, ukabaka abanzi bawe Imana barangije, ukabaka Imana igiye kubyubika ibirangije, ukabaka Imana bazabarangiza. Imana dufashe kandi Imana yacu tugire neza cyane. Hari n'indirimbo dukunda guhanga nyine ugasanga zabuzemo n'umwuka, tizabici barangize, izabacucuma. Urumva mukuri hagomye kugiramo n'umutima w'imbabazi, ufite imbabazi, ufite impuhwe, ufite kwihangana. Haleluya. Uyu Sawuli Imana imushyira mu biganza, yarapfuye birangiye, ariko Dawidi ngashyiraho ikiriyo. Arangije ahimba n'indirimbo zo kurimbira Dawidi, zo kurimbira Sawuli na Yonatani ubutwari bwabo. Aragendera ahimba indirimbo, arayisohora y'amarira n'agahinda, avuga ati igihugu gipfushije intwari, igihugu kibuza ingabo, igihugu kibuza abantu. Ari wowe urumva iyo ndirimbo wayiririmba, urumva wahanga. Imana iragushakaho umutima kugera ku rwego ikubonaho yuko ibyago byabaye ku mwanzi wawe, ufite ibimenyetso simusiga yuko yakugenzaga, yuko ugomba kugira agahinda ndetse kurusha abandi. Akarutanga ibyagano bya mbere, akanoyobora umuhango wo gushyingura, akaba ari uzamenye n'imfubyi asize, akaba uzamenye n'umupfakazi asize, kuko niko Imana ishaka uwo mutima. Irawushaka ku rwego rwo kugera rungana gutyo, n'urwo rugero Imana ishaka mu uwo mutima igushakaho. Igihe umwanzi wawe yawe n'ibyago, wowe wabyitwaramo ute? Amen. Undi wa kabiri bamubikiye na Abuneri. Ubwo yitwaga Yowabu yamara kwica Abuneri, byabaye ikibazo gikomeye cyane. Amakuru y'ungu ya Abuneri yarerishe yitwaga Isaheli, mwene abo Yowabu, aramwica, amurwara inzika Yowabu, nubwo yaje kwica Abuneri. Inkuru igera kuri Dawidi yuko Abuneri yapfuye. Abuneri ni ingabo ya Sawuli, yarwanyaga Dawidi, yamurwanije mu butayu, imurwanyiza ahantu hose, ariko Abuneri yapfuye. Atitaye ku butwari bwa Yowabu wamurwaniye intambara, atitwaye ku butayu bagendanye na Yowabu, atitwaye amajoro agiye urwanye na Yowabu. Aravuga ati Yowabu ukoze ikintu kizira mu Bisirayeli, ati dore nkubwira ikintu Imana igiye gukora umuryango wawe. Aramuvuma, amuvuma imivumo igeze kuri 4. Avuga ati umva Yowabu, mu muryango wawe ntihazabure uninda, ntihazabure umuhorote, ntihazabure umubembe, ntihazabure aho n'ugenda yitwaje ikibando. Uyu mutima wa Dawidi watangaje. Urwo rugero nk'uko twaganiriye kare mbabwira uyu mutima Imana irimo kuwushaka. Nabahengere ngo uramutse uje ugasanga umuntu yakurengereye, uramutse uje ugasanga umugore bamufashe ku ngufu, uramutse uje ugasanga umwana wawe se w'umwangavu w'imyaka 12 amutwaye ku ngufu, ni kerereye agisho. Ni iki kintu wakora aho ngaho? Ndetse Tamari ngo Amuna akina Tamari n'abana bavukanaga, Dawidi amaze kubimenya ntacyo yakoze, iracecetse. Ariko arunde kwati ndaguciye igihanga, aho taharaho Amuna narigiye azakizwa akamenya icyaha yakoze. Yarakoje isoni mushiki we Tamari amukinda, ariko Abusalomu abirwara inzigo, avuga ati data afite ubugoryi, ako ngiye nzamwica. Yaramurwaye kugeza ubwo yicishije muri umuna we. Ariko Dawidi we
uwo mutima ntabwo yari awufite, yari afite imbaraga zo gufata umwana urikigoryi akamwica, kandi yari afite ubushobozi, yari afite n'uburenganzira, akabatereka uyu mwana wagize ubugoryi umeze gutya, mwihanganire musengere, hari igihe Imana izamuhindura. Imana idufashe cyane. Witwaga Ishibusheti n'umuhungu wa Sawuli, amaze kwima ingoma nawe yaje gupfa, aciwe igihanga, barakimuzanira bazi ko abagororera, araririra boroga. N'ingero nyinshi navuga, ndumva nasoreza ahangaha. Haleluya. Nashaka kwerekana byari twavuze, za ngero twafashe, twavuze ngo uramutse wowe uhuye n'ibingibi bigeze mu 10 twavuze, ugora n'umuntu yagukoshereje akagutuka, akakoneshereza, ugasanga imyumbati yawe yose watanze 1,100, umuntu arayonesheje, inka zifite, ufite ibimenyetso uzisanzemo, ni yihereye agasiyo wagira, wabyitwaramo ute we? Byakugendekera gute? Amuka kwiciye twabivuze, afatiye ku ngufu umwana cyangwa umudamu wawe, cyangwa usanze umwana yakumeneye paraburize y'imodoka, wabyitwayemo ute? Wakwambaye gutwara ibyawe, wabyitwaramo ute? Mbese ibyo byose twagiye dutanga izo ngeragezo byose, n'uwakubeshyira kugupangira umupangu ukamumenya ufite n'ibimenyetso, wabyitwaramo ute? Twafashe urugero kuri Dawidi. Turimo gusoza rero, nari ndimo kuvuga ngo uyu mutima Imana idusaba urashoboka. Haleluya. Uyu mutima Imana idusaba urashoboka cyane ko Bibiliya yatubwiye ngo tugire umutima uri muri Kristo Yesu. Uyu mutima uciye bugufi, uyu mutima wihangana, uyu mutima w'imbabazi, uyu mutima ureyagisa neza. Bibiliya kwavuga ngo attitude cyangwa se rapaz, ugira imyakurangiro yawe iteye ite, umaze gute? Mbese iyo ikintu kikubayeho ni gute ureyagisa aho ngaho? Uwo mutima w'Imana ishaka ubyitwaramo ute? Uhuye n'ikibazo hano mu isi wagihandura ngute? Wacyitwaramo ute? Ari uhuye n'ibibazo mwene data yahuye nabyo Dawidi twavuze, mwene Yesaya wavutse nk'uko wavutse, ibyo ubasha guhura nabyo mu itorero, ibyo ubasha guhura mu muryango wawe, ibyo ubasha guhura nabyo mu kazi ukora, ibyo ubasha guhura muri politiki ukora, ibyo wahuramo nabyo aho ucururiza, ibyo wahuramo mu kazi kawe ka buri munsi, mu rungano cyangwa wakurenze. Ariko impamvu yo kwigira ijambo ni ukuvuga ngo ndetse wowe uramutse uhuye n'ibi wabyitwaramo ute? Imana idufashe kandi Imana tugire neza. Dusoreje ahangaha. Ibyo ngibyo uvuga ko byakunaniye, hari abandi babinaniwe. Uretse na Dawidi ahangaha Bibiliya yavuze, hari abandi babishoboye. Ibyo uvuga ko byakunaniye, imbabazi wabuze, urukundo wabuze, guca bugufi wabuze, hari abandi babishoboye. Ibyo uvuga ko byakunaniye, hari abandi babishoboye. Imana idufashe cyane. Tugiye gusenga Imana. Wowe wumvishije ijambo ry'Imana ryagufashije, wumvishije ijambo ry'Imana ryagutsinze mu mutima, wowe wumvishije ari impinduka ijambo ryaguhaye, ubitekerezeho, kuko akamaro k'ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu, bikamwemeza icyaha, kugira ngo umuntu w'Imana abashe gukora imirimo myiza kandi ishyitse. Bisobanuye ko ijambo ry'Imana icyambere rikwereka ko mu miterere yawe atari byiza, ugakosora. Bikwereka ko mu myumvire yawe atari myiza, ijambo rigahindura imyumvire. Ijambo rikakwereka ko imiterere yawe cyangwa mu mikorere yawe atari byiza, rikaguhindura, kugira ngo umuntu w'Imana abashe kubashyitse rwose. Nawe rero umvishije ijambo twasangiye, ugire icyo ufata, ugire imyanzuro wafata. Imana idufashe kandi Imana yacu tugiye neza. Reka ngusengere nanjye ndisengera, kugira ngo Imana uyu mutima natwe n'ibiri mu ijuru ivuga ngo mbonye umuntu. Icyama akaba ari wowe Imana ibonye umugoroba, icyama akaba Imana ibonye ikakubona ku gitondo, ikakubona nimugoroba, ikakubona ku manywa, ariko mu kazi ukora ikavaho. Mbonye umuntu ku ishuri, mbonye umuntu wo muri serivisi ya polisi, mbonye umuntu uri umusirikare, mbonye umuntu ufite umutima ahantu ucuriye wati Imana, mbonye umuntu ufite umutima nk'uwo nshaka, azakora ibyo nshaka byose. Amen. Data wa twese mwiza, uwera kandi ukiranuka, aya masaha meza dushimye izina ryawe, ni izina ryiza. Tugushimira impamagara duhamagaye, tugushimira ijambo ryawe kogereza akadukebura, rikatwigisha, rikatuyobora,
mana fasha umuntu wese wumvise aya magambo kugira ngo ahindurwe n'iri jambo, kandi Uwiteka ujye utuvana mu bwiza udushyira mu bundi bwiza. Gukizwa ni processes. Wenda ushobora ko imiterere umuntu atahita yigiraho uyu munsi, hamwe no kwiga ijambo ryawe ugenda udushyira mu bundi bwiza, udushyira mu bundi bumenyi, imyumvire mibi yihindura haza imyumvire myiza, impinduka ku miterere, ku muntu, ku mutima, ugenda uhindura mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha.